mukahirwa konsulata mu karere ka Gakenke aturanye n'abaturage beza mfata neza kandi ari yubashe ni mukahirwa hiwe n'Imana konsole yumvikana n'abagitifu bakagari ndetse no mu murenge umuntu avugana n'abandi babagenzi bo kugenda ariko nguyu fotora abirebe neza ni mukahirwa waherewe n'Imana konsole mu mudugudu wa Gitanda mu karere ka Gakenke umurenge wa Muyonga ni bufate yego komeza mukahirwa izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame abayobozi mwese muri kunyu banyitanyira amajambere Esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwara kubakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wa ushaka kusohoka yangu akazi cyawe urabona cyo kwakira imbabare n'indembe zose ariko bosi rero nawe wanashwishyira mu kigero cyane wenda wamakazi wenda nkagakora nk'ukwezi kumwe wenda naba ndabonye agantu ukubaye ngaho wumva mutaye kwiba ngo Mr. Bwana ngo umwe cyeste ngo haragutumya arakuntumye nje kukwiba umbonye mu usanga ndetse no mubye ko nakazi gari kuki ushaka kumatiriza akazi karare gute ushaka kumatiriza ngiye nawe ngenda kwegutana akazi rwo guhunda akazi ariko subundi ukurinda wankabukanagara amatangazo ni joganditse none amatangazo ari hehe kusi uratekereza mu mutwe cyangwa utekereza ubu sinirize kuza ari ubusa gusa nta matangazo wanditse inyuma y'igipangu cyangwa hari wibagiwe igicucura ku gipangu hari amatangazo ariko nje ndi gushaka umukozi utakaza hano sai hano muri oniyoni hano sini muri goni ni muri Rwanda ya hano ni kwangaza abakozi wajya kose umusukare bakogadaye je narizo ndi kwitambukira ngo hano bari kwanga cyangwa bari gushaka abakozi umukozi ngo wo guhanagura bose mu kibuno umukozi wo gukoropa umukozi wo guteka no kumena amasahani byose rero nje naje gusaba akazi muri kamwe muri ushaka kujura uramanagura mu kibuno no ushaka kujura amanagura aya umwana je cyaka nk'akazi ko guteka wena ariko nashobora nkaja ndana urasomye usanga ngo hano kwa Mr. Bwana yobonera comedy hano tugutanga akazi rese nibiri kwitangazo kuruye igipangu na akosha ako mu mutwanyu barabavanze cyangwa se umusizi kumutekereza ariko rero namwe abakire namwe mutekerezaga nabi ubu urabona umuntu ari isonze uragiye umanitse nuzo urupapuro kugikuta gutangazo ngwana turi gutanga akazi ubu kugira ngo twe ntago dusonza tugomba kuza tukareba niba ako gazi muri gutanga twagashobora hari ikintu je gushaka akazi nta kindi mu by'akazi nagahari none amatse bwo akazi habas mwataza amatangazo mutara muzi ko nta gahari okisa bara karashize none kashize ese kugira abantu bike nuko mugagazi kiye gupfura abantu mve muca umuntu adashaka gwa akazi uko uruva ngo byanze bikunde bakakagwe kunda birakundisha niyo mwamva nkubwira niyo wari mwamuroga urumva niyo mwamuroga ntabwo mukubaka akazi kamye mugira discipline mu kazi mu cyase mu byo gukora byose urumva we mugira discipline ukwiye kuza boss ushatse kuvuga ngo nta bwenge mfite rese ngo ndakuboshe urabyanga rero ukujya ngo njye so ubwenge buri hehe wagira ngo bajya ngo barakurashe mu mutwe barandashe he ko mu mutwe ubwenge bwuzuye ko mu shuri n'abagwanyuma n'abagwanyu nta nakubesha mwishuri n'abagwanyuma nanariguyemo nize mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu akubundi banzure ukuntu usa byonyine ureba kuntu uratekereza ko ngiye ibyo ushaka guteka cyangwa se ibyo ushaka gukora muri nyina bikora yasi bose ubonsa nabi koko ariko reba n'amatuza mfite ariko naje ndakurindira n'igipangu uzi turatuka ubagura kurindisha ku gipangu tubagaye dutegeje urugaro runini nshoboye no guhekenya abantu baza kukwiba nijoro chokora n'ikipa ntago besha urimbwa koko urimbwa uri huhu akusha barayanye koko okay nakazi gahari rero sawa kandi ureke kunyereza ndimo kugira izere ko kandi twemeranyije bo nakazi gahari yes nako kandi